byaje kunkomerera kugeza ubwo nadutse n'ibintu by'ubusambanyi ndasambana ntarabyigeze mu buzima bwanjye yasize yaranyambitse isura mbi uko yankubitaga bahururaga bavugaga ngo ampoye uburaya kandi ndi imbere y'Imana ntabwo nigeze nsambana ndi kumwe n'umugabo wanjye ahubwo wari umuruho kugira ngo bizambeho nyuma gusambana narasambanye n'abagabo umubare ntabara umubare Imana yanyangishije abagabo umunsi umwe reka nkubwire umuntu yarampamagaye arambwira ati ese wazaje nkakuremera nkagushakira igishoro umugabo anyizeza yuko agomba kuzajya agira icyo amarira noneho umugabo ngezeyo ambwira yuko kugira ngo azagire icyo amarira ari uko azajya ndongora mu kibuno reka ngusuze kandi mwikaze wo gukurikira Big Town TV muri kumwe nanjye Akariza Queen abakunzi bacu aho muri hose tubahaye ikaze tubifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze kubana namwe kandi tubifuriza kuzasoza uyu mwaka neza muzawusoze amahoro turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane kuri kamera za Big Town TV reka tumuhe ikaze atangire asuza ababyeyi bacu tuguhaye ikaze murakoze cyane nitwa Nyirangendahimana Violette nkaba ndi umumama w'abana 3 yego ibindi bikurikiyeho ni urugendo rurerure Violette twakurikiranye amakuru yawe tuza kumenya yuko ufite inkuru idasanzwe Violette iyo nkuru yawe imeze ite inkuru idasanzwe rero ubuzima bw'urugendo nagize mu gihe nari maze gushaka umugabo maze gushaka umugabo nagize ngo ngiye guhirwa n'ahubwo ngiye kuruha narushye umuruho kuva mu itangiriro ryo gushaka kugera n'aho ngereye umuruho mbese muri make waranyokamiye nabayeho ngo ngire igihe cyabayeho ndi imfubyi ndi kumwe nderanwa na bene mama tuhangayitse mu buzima bwose bushoboka nyuma nza gushaka umugabo ngira ngo umugabo wanjye ngiye gushaka agiye kumbera papa nanjye ngire agaciro mu muryango mu gihe rero ibyo byose nari mbyiteze ntabwo ariko byagenze nahuye n'ibibazo bitandukanye mu buzima mpura n'amatesa akomeye cyane mu buzima nta handi mu bagore baba barahuye n'ibibazo bikomeye ndi umugore mu bantu ba mbere nahuye n'ibibazo bikomeye narakubiswe naraye hanze naraye ubusani umva nahuye n'ibibazo bikomeye umugabo wanjye rero tukimara gushakana twarashakanye umugabo ari umusirikari yaza kuvamo umwaka umwe urangiye aba umuseviriyani turakora dutangira mbese ubuzima bwo hanze nyine urabona nawe bwari bumugoye kubw'uko nawe ubwo buzima yarajemo ntabwo yari abwiteze ariko ubuzima bwaraturiye buraturya tumaze gutangira tugeze hagati na hagati umugabo atangira n'ingeso zo kurwana z'ubusinzi ubusinzi bukamuterereza kunkubita n'abana tukarara hanze mbese tukarara hanze igihe kinini cyane iyo twumvaga ngaraje twumvageze nk'ariya ku irembo byabaga ari ibibazo bikomeye twatangiraga kwirukanka kuko iyo yazaga tutararya ubwo byari ngombwa kuburara duhura n'ibibazo bikomeye tuba muri ubwo buzima umva niba hari umugore wakubiswe nzira uburaya ntarigeze nsambana mbana n'umugabo wanjye narakubiswe niba nsuje umuntu ndasambanye niba ndebye ku ruhande ndasambanye niba ngiye mu isoko nasambanye umva narakubiswe kugeza ubwo nigeze nkubitirwa mu isoko nakubitiwe mu isoko ndakubitwa ngo ndatinze ngo ngiye guhaha niba n'umudamu sinanemerewe kumuvugisha mu gihe nari ndi kumwe n'umugabo wanjye ubwo yaravugaga ngo abadamu be ngo niba ndi kumwe nabo ngo turi kuvuga ngo turi kumuvugaho ngo bari kumbwira amakuru ye bari kunyoshya ibintu nk'ibyo nagira imweranga kubitwa ariko nyuma yaho byaje kugira intera ndende mu rugo muri iyo minsi ndahukana ndavuga nti reka njye ku ruhande ndebe yuko umugabo wanjye yahinduka maze kwahukana
ndagenda njya ku ruhande nta babyeyi ngira urumva kwari ugugenda nkajya mu nzu nkajya nko gushaka nk'umuntu ufite inzu ari kubaka ngendagenda nshaka umuntu ufite inzu ari kubaka ndagenda ndamubwira nti reka bunije mbe nibereyemo nduhuke mu mutwe ndumva nenda gusara nagumye aho ngaho nkajya nsimbuka nkajya nko mu miryango umpaye udushyimbo umpaye ibijumba umpaye ikinkaza ndavuga ndi kuvuga nti wenda ubwo ngiye niba akunda abana zisubiraho ampamagare hashize iminsi rero nk'ibyumweru nka bitatu sinigira numva nananumaho noneho nkitumisha y'abana ngo numve ko abantumaho reka da ahubwo nkumva avuga ati cyanyoko ni ikigoryi cyanyoko ni ikigoryi ariko abwira abana abana bakaza se yabahaye iki nta kintu yaduhaye yatuguriye irindazi gusa ubwo tuba muri ubwo buzima turahangayika ubwo muri iyo minsi nahukanye aba afite gahunda n'undi mugore ntabwo nari nzi ko burya ntabwo nari nzi ko uwo mugore bakundana cyangwa bafitanye gahunda n'ubwo mu rwego rwo kunserereza ni uko yabaga azi neza ko uwo mugore bafitanye gahunda kugira ngo azabone uko agenda ari uko yanserereza cyane ubwo muri iyo minsi nibwo bambwiye ati umugabo wawe yagiye ati yimutse nageze mu rugo njye kureba ko amakuru ariyo bageze nsanga inzira arangaye nta kintu kiri mu nzu na gito umva nakubiswe n'inkuba numva ndumiwe ubone n'agasafuriya ko gutekamo ubugari ntako yansigiye n'isahani ya purasitike nta nigeze nsanga nk'umuntu wari uzi ngo aragiye ariko ansigiye abana batatu ubwo naragiye njya mu nsina nshaka bino bintuze by'amakoma byumye ndabica ndagiye ndyanka tukajya turyamamo n'abana babyita ibijagari tukagenda tukaryamamo n'abana mfata imifuko nkagenda ncamo nkagenda nsandaza tukiryamira kandi wowe wari wagiye uzi ko azagucyura ngewe numvaga ko kuva nahukanye wazagaruka kubera ko nzi ko abagabo benshi nubwo tuba tutagira icyo dupfana ariko dupfana abana navugaga ati nabona abana bamaze iminsi batabonana azampamagara dutore abantu twiyunge ubundi mu muco wo mu Rwanda cyangwa mu muco w'abanyarwanda iyo umugore yahukanye umugabo ajya gucyura nyine aracyura wowe rero narategereje nihagazeho nzi ngo azaza gucyura ahubwo bita arigendera mba ntangiranye n'umuruho noneho wa nyawo ndi mu nzu itagira igikoresho umuturanyi antije agasafuriya nateka ibiryo niba ntetse tuvuge ubugari ngafata urukoma nkarubabura neza nkamenaho bwa bugari namara kumenaho bwa bugari nkajya nateka isosi nkajya nateka wenda n'utwo tuboga bwari ukuba nashakishije utwo dusombe ibyo bidodo se mbese bitagira n'iki ariko nkavuga ati imana yo mu ijuru niba yumva ibaho izamfashe inkura aha hantu kuko ngiye numvaga kuko biri kose nubwo yagiye wenda azagaruka ubwo agenda turi mu ideni rya banki sinshoboye kuryishyura amafaranga twakoreshaga arateruye arayajyanye ibikoresho arateruye arajyanye mbese ubuzima burampagarana nyuma nk'imyaka nk'ibiri ishize haje kugenda hajya umugabo w'iwacu ajya gupagasa muri ako gace arimo arambwira ati nabonye umugabo wawe ndamubwira ese ameze ati atari kumwe n'umugore barubatse nta kibazo bafite ubwo muri iyo minsi kuko njyewe yari yaraborotse telefone yanjye nyuma nakoresha indi yakumva ari njye akankupa none yahise ayikuraho burundu ashaka indi nomero ndamubwira ni uzankurikiranire ndebere buryo wambonera nomero ye nomero arambwira ati nisubiraho nzayishaka nzayikoherereza ariko sinanatinda reka mpamagara umuntu wo muri iyo nce
anshakire nomero ye tukiri kumwe. Inomero ubwayo nguko yari ampamagaye ati ya nomero nayibonye. Umugabo ndamuhamagara ndamubwira nti se ujya wibuka ko wabyaye byibuze ese buriya yufata inzira wenda ugatwara ibintu biri mu nzu ugasiga n'agasafuriya nzajya ntekeramo abana ibyo kurya, dore ko ubuzima bwari bugoye. Urabona nk'umuntu wamenyereye kubaho mu buzima mfite ibikoresho byanjye nkagera ku rwego nk'urwo cyane n'abaturanyi numvaga ntisanzuye ku buryo najya gutiragura utuntu nk'utwo ngutwo. Ukajya ku rwego rwo gushyira ubugari ku ikombe. Ndamuhamagara ndamubwira nti kuko umemukire kariya kageni ese ntabwo uzi ko twanabyaranye ko umugabo ndamubwira nti ese kubona ideni rya banki rimereye nabi urabona bagiye kunteza inzu ko bazayigurisha abiri waje byibuze tukayigurisha. Iyo nzu yari iyanyu? Yari inzu twari tumaze kubaka nyine. Waje byibuze tukayigurisha tukishyura ideni ry'abandi. Ubwo muri make nyine nabwiye umuyobozi w'umudugudu uti mbabarira unyeranje umpamagarire uriya mugabo ndebe ko byibuze yaza tukagurisha hariya hantu. Iwacu hari harateye abantu bo ku nkombo hakurya y'amazi nako mu mazi bakaza kugura iwacu. Nibwo inzu nayo twayishyize ku isoko yemeye, aravuga ati nimuyishyire ku isoko nimwumva amafaranga y'iyo banki azaboneka muzampamagare nzaza. Inzu tuyishyira ku isoko, tumaze kuyishyira ku isoko inzu iragurishwa haburaho make ariko kuvuga ko nta yindi ngwate twari dufite amafaranga yose tuyahereza banki bihwanirizamo nyine. Ubwo nta kindi kuko nta kindi kintu cyari kitubaruyeho twari dufite, nta kundi byari no kugenda. Ubwo mbaho mu buzima bugoye noneho isi ijya yambona nta mafaranga yo kwishyura inzu mfite uretse umuyobozi w'umudugudu wari wampaye akazu k'amazi ngo njye mvomesha. Noneho kandi iwacu abantu bose baba barashyize amazi mu rugo kereka bake bake amafaranga veni kuyavomesha ukabona ntayo uzatanga kuri fagitire wishyura ukabonaho n'ayo kurya. n'ubwari ubuzima bugoye. Muri iyo minsi byaje kunkomerera kugeza ubwo nadutse n'ibintu by'ubusambanyi. Ubwo ndasambana ntarabyigeze mu buzima bwanjye. Narasambanye kugira ngo ndebe ko abana banjye baramuka, akaba n'ubwo nsambana n'umuntu nayo twavuganye ntayame. Byari urugendo rurerure gusa mbibamo nyuma sinzi umubyeyi wampaye akazi ko kumupimira mu kabari k'urwagwa, noneho akajya mpemba 1,000 cya buri munsi. Kuki utashakaga nk'ibiraka byo guhinga se cyangwa kuba wamesera nk'abantu imyenda? Ibiraka rero byo guhinga urabona habaho amasezo yo guhinga. Hari igihe nabibonaga hari n'igihe byaburaga cyane ko burya umuntu afite n'ibibazo ibimusonga ntabwo bibura cyane ko bari bamenyereye ko nigeze nanabaho neza. Benshi bumvaga ko n'ibyo ngibyo ntaribona bishobora. Nabwira ati ntikiraka akambwira ati ese ubundi ibyo warabyigeze? Ibyo ntabyo wigeze ntabwo wabishobora. Ariko kwari kugira nyine banandushye nyine njye nanaruha neza mbyumve neza kuko umugabo wanjye yasize yaranyambitse isura mbi. Uko yankubitaga bahururaga bavugaga ngo ampoye uburaya kandi ndi imbere y'Imana ntabwo nigeze nsambana ndi kumwe n'umugabo wanjye, ahubwo wari umuruho kugira ngo bizambeho nyuma.
gusambana narasambanye n'abagabo umubare ntabwo ari umubare, ndasambana kugira nishyure inzu, kugira mbeho birandenga, naba ntabonye icyo kiraka nyine ngasambana, hakaba n'ubwo nawe mubura tukajya mu nzu tukaryama, ubuzima bumbana danje. birumvikana nk'umuntu wari utunze abana. Gusa ikintu nshima Imana njya nkunda kubivuga ahantu henshi, ni uko Imana ijya iduhishaho amakuru. Igihe cyarageze nkomerera muri ibyo bigeragezo, mbikomereramo ko ndabyibuka umugabo yantaye maze gusubira inyuma kuko namushatse n'umwana w'umukobwa mpima ibiro 70, nsubira inyuma mpima ibiro 60, icyo gihe napimaga 60 nabaga nabyibushye. Ariko kwa gukomera mu bigeragezo sinzi ukuntu Imana yagize gutya iraza, ntatambuka ngo umuntu arambwira ati warabyibushye urarabyibushye, bigenda bikomera kugeza aho ubwiye isaha tuvugana nshobora kwambara agatenge kanjye nkagenda mu nzira ntihagire umuntu umenya ikibazo mfite. Kuri ubu buzima rero ubundi ikintu njya nkunda kuvuga cyampangayikishije nabuze ikintu nagikemuza, ni ideni nigeze naka umuntu. Icyo gihe muri icyo gihe cya mbere cy'iyo banki intesheje umutwe navuze nti ese waguze aya mafaranga ya banki Ramberi nkacuruza wenda nkajyamo nuko nishyura ideni, umuntu anguriza ibihumbi bye 300, kandi ariya mafaranga biba ari Ramberi. nishyuraga ibihumbi 30 buri kwezi by'inyungu. Noneho ntangira gucuruza urwagwa mvuga ngo reka noneho ubwo maze kugeramo n'abakiriya reka ntangire ncuruza urwagwa. Nyitangira gucuruza covid biraje, ejo bwa bufaranga bushira, ari ukuburyaho dukingiye baba basanze urakingiwe bakaguca amande, udufaranga twose turashira. Kuki wahisemo akazi ko gucuruza urwagwa? Impamvu nahisemo akazi ko gucuruza urwagwa rugira abayoboke benshi. Ubusanzwe hari n'umuntu ushobora kuburara ariko akagura urwagwa, kandi ikindi noneho niyo udafite igishoro cyinshi nkumva urumva ibihumbi 300 naguzemo ibikoresho nkodeshamo n'inzu, sigara nta gishoro mfite. Igishoro utuntu dukeya nari mfite nashoboraga kugenda nkaka nzagwa ahantu ubundi bakankopa nkishyura dukeya. Nta kindi kintu rero wacuruza bagukopa kibaho, nta kibaho. Ubwo rero baba badufungiye wakingura gato bakaba baguciye amande, mbese ndashirirwa kugeza na magingo aya kubera urwo rugendo mfite. Ayo mafaranga narayabuze munyishyure, n'ubu nyine urabona abana bamaze kugera kure, bakeneye kwiga, bakeneye kubaho. Umwana wanjye mukuru amaze kugira imyaka 16, umutoya afite 11, undi afite 13. Hagati aho rero abo bana ni abagenerwabikorwa nanjye, ntawe urabufata irangamuntu ngo abe yajya gupagasa nk'abandi, bose ni abagenerwabikorwa. Kandi noneho bamaze no kwaguka ku buryo utateka ubusa ngo ububahe nyine bazagimbuke. Nk'ubu abana banjye bamwe barazingamye pe, barazingamye. Ariko uwakubona kuri kamera urabona ko uri umudamu rwose usa neza, ndetse ntacyo ufite ubaye, rwose urasa neza cyane. Kubera ko buriya nakubwiye ngo hari igihe Imana igihisha amakuru. Iyo ubaye mu bigeragezo byinshi hari igihe usigara unyurwa n'iyo sombe, ukanyurwa n'ubuzima bundi umaze kubamo, ukamara kubwakira, umubiri ukabwakira ntihagire ibindi ukaba nyine ari uko nta kundi. Gusa nk'ubisaha uwampa igishoro ngakora, nakomeza ntera uburaka, urumva nakora kandi nkaniteza imbere, n'abana banjye bakava kuri rimwe bakajya kuri 2. Nyine ni uburakaraka bwinca ntikize bwo kugira ngo ejo ndapfa ariko nta kindi kintu nageraho.
ese wari utubwiye ko ubuzima bwakuriye ndetse ukageraho n'aho usambana utanazi n'umubare w'abo bagabo, ese muri ino minsi bimeze gute n'ubu ngubu ibyo bintu uracyabikora? oya muri ino minsi ntabyo naba ngikora, ntabwo nkibikora bitewe n'uko akenshi maze kugira abana, nakubwiye ko maze kugira abana bakuze, ubu rero ntabwo naba nkibikoze. ubu se nta mwana wawe wigeze ubona ibyo bintu wakoze muri ubwo buzima oya nshima Imana ko nta mwana wanjye wigeze ubibona. nihagira ubyumva ubivuze kuri kamera? nabyumva nzamubwira ko ari ubuzima nari ndimo kuko nabo barabuzi. ni ubuzima kandi nabo barabuzi ubuzima ndimo. n'ubu kandi banabyumvishe n'iyi saha ubusobanuro ndabufite kuko babayeho barakuzi. gusa uyu mwanya n'uyu munota Imana yanyangishije abagabo, kuko niba ngiye gusambana nawe wanyemereye ikintu mu kanya ukakinyima, nsigaye numva narazinutswe. gute byagenze gute kugira ngo wumve wanze abagabo? reka nkubwire pe, iyo mbitekereje numva najya napfa ahubwo. birababaje. reka nkubwire, akenshi abadamu bakunda guhura n'imiruho kandi batifuza ukuri, birumvikana. umunsi umwe reka nkubwire, umuntu yarampamagaye, mbitekereje njyewe rwose pe, ari igihe nafashe n'umwanzuro wo kwiyahura, ariko umunsi umwe umugabo yarampamagaye arambwira ati ese wazaje nkakuremera nkagushakira igishoro. eswe umugabo anyizeza yuko agomba kuzajya agira icyo amarira. noneho umugabo ngezeyo ambwira yuko kugira ngo azagire icyo amarira ari uko azajya ndongora mu kibuno. ati iki? ubwo barambwiye ati ngomba kujya nkurongora mu kibuno. ese umwana ndamubwira nese aho abandi barongora ntaho ufite? ntabwo ngiye mpafite ku buryo wajya kundongora mu kibuno? arangije arambwira ati burya rero ntakurongoye mu kibuno nta n'ikintu nakumarira. kandi ubwo nari mvuye iwacu i Cyangugu, yampamagaye ari umuntu wangu wamumpayeho pasi, musanga ku Kibuye mu mujyi. kumwe abagore n'abakobwa barangirana amapasi. barangirana amapasi. aramubwira ati mfite umugore ubobaye, cyo wamubwira gukora cyose yagikora, kuko yarambwiye ati ese uwakumpaye ko yambwiye ko icyo nagukoresha cyose wagikora ariko ukabaho, ni impamvu icyo ubyanze. ndamubwira ati ubwo biri kose nubwo mbabaye ko singize ku rwego rwo gupfa bingana gutyo. kuva ubwo nibwo nazinutswe ikintu cyitwa igitsina gabo. kandi ikintu cyatumye mwanga, yari n'umuvugabutumwa, njya mubona n'ubu ntabwo abyumva byumye ngo yari n'umuvugabutumwa. numva iki kiganiro byumve ko namugaye, ko namwanze, yanyangishije igitsina gabo nk'umuntu nagezeho akabanza akanansengera. yarabanje aransengera, ndavuga nti noneho ngeze mu ijuru. reka da. yarabanje aransengera arambwira ati humura mubyeyi, ibigeragezo ufite Imana igiye gushyiraho iherezo, ugiye gusubizwa. ndangije azana agafanta, ngo niko yanywaga, wambwira ko anywa fanta. njyewe icyo gihe ntabwo wanywaga inzoga? narayinywaga, reka namutangiye umugabo wanjye akigenda kugira ngo n'ibitotsi natangiye kunywa inzoga. yego sinanyweye nyinshi ariko narayinyweye. icyo gihe rero narayinywaga, anzanira iyo nshaka, ndavuga uko biri kose ariko nubwo ampaye inzoga ariko ni umukristo. we ari kunywa fanta? ari kunywa fanta, yabanje no kunsengera. icyo gihe ntiwatekereje se ko gahunda zakujyanye mutari buzikore? ko njyewe naratekereje n'ubwo yabizanye muri izi nzira ahubwo ashaka kunyobora ku Mana, cyane ko nabyo numvaga byaba umurongo wo gusubirizwamo kuri njyewe. cyane ko ubu n'ubu ngubu mporana ishyaka n'inyota byo kuba mvuye muri ubu buzima ngahindurirwa ubu buzima, nakorera Imana kuko mfite icyo kuyibwira.
icyo gihe rero nari mfite mukuru wanjye byibuze wapfaga kumenya rimwe na rimwe akashaka udufaranga akambwira ati dukora utu, abo bantu bakabona ndi kudukoramo akampa icyo kurya akanyambikira abana nanjye akanyambika. Ubu ubona n'imyenda myinshi mfite igeze nko muri ingahe mfite ndimbana nabitse niwe wagiye ayingurira agura agatenge. Hashize iminsi arwara kanseri yo mu bwonko, arayirwara. Icyo gihe ndabyibuka twari turi kumwe, hari ku masaha ya kare rwose, ngiye kumva numva arambwiye ngo nimugire mucyure amatungo dore burije. Ndamubwira ntese bwari bwira ko bikiri mu gitondo? Kuva ako kanya atangira kuvuga ibintu biterekeranye, mpamagara umugabo we ndabimubwira, mpamagara abaturanyi hano ngo ni abadayimoni. Baramusengera biranga birakomeza, tumujyana kwa muganga. Bigezeho umuntu arakomeza araremba, ukabona ubwonko bwarahindukiye. Nyuma baduha taransiferi yo kumuzana Roi Faisal. Bamucishije mu cyuma basanga hagiye hazaho ibibyimba 8 n'ibyo ngo biri ku bwonko. Yararwaye ibibyimba byo mu bwonko. Ubwo barabibaze, hashize iminsi agaruka mu mubiri, hashize igihe harongera hazamuka ibindi bigera muri 17. Babura icyo bakora baramwohereza ati natahe. Hashize iminsi arapfa. Ubwo niyo wari ugize icyo amariye, niyo mbese nari mfite bangiye napfa buheriheri nyine. Basi ubuzima bwanjye buba buratokowe kugeza n'amagingo aya. Nta gihe cyo kwishima ngira, nta gihe nakwishima namba, kuko kumva mu buzima washaka umugabo kugeza n'amagingo akaba atazi ko yabyara, kugeza n'amagingo aya ngaya nkaba ndi mama nk'iyi papa. Ubu abana banjye umukuru yavuye mu ishuri kubera kubura ubushobozi bwo kumwishyurira, kandi yarazi ubwenge, ni umuhanga. umaze no kuba mukuru, ibyo bintu byo gusambana ntibikize? Ntabyo naba ngikora, nahuzwe kuva uwo munsi kugera iyi saha. Ese uwo mugabo yaje kuguha ya mafaranga cyangwa waje kwemera gukoresha ubwo busambanyi? Oya, ntabyo nemeye, naritahiye. Ahubwo kugira ngo mveyo n'itike yarayinyiye. Njya ku muhanda, sinzi umuntu naganirije ibyanjye ku muhanda w'umumama, Imana izamuha umugisha, amatike ingarura. Ariko Imana ni nziza, itubeshaho bugacya bukira. Gusa nta gihe cy'umunezero nkigira mu buzima bwanjye, nta gihe cyo kunezerwa mfite. Gusa Imana yaba yarimfashije, njya numva ngo igira inzira nyinshi, nk'uko yagiye indinda mu myaka 11 maze ndi muri ubu buzima, ikanshakira buryo ki nkishyura ideni ry'uriya mumama, kuko tujya guhura nkamwisha. Ubwo ni ideni hariya ryangahe? Ry'ibihumbi 300. Nta nzira ntacishijemo, nabuze uko naryishyura. Byibuze ryishyuye, nk'ubu nimeze nk'uri mu buhungiro. Navuye i Cyangugu njya mu Bugesera, mpungirayo kuko mama yantumagaho. Hari n'igihe umugabo we yaje kundeba, mbese nkabura ikintu namubwira. Muri make ubu ndi mu buhungiro, narahunze, ntago nzi isi ndiho, ntago nyizi. Ese uba wagize ukubona akaba yakwifuza kuguha akazi wenda ngo ukore uzishyura iryo deni, wakora iki? Umva nkubwire, ubu gutyo mbona nta kazi njya nije nawe, n'ubu uyu munsi ni uturaka tuntunze. Hari uwatinya kuguha nk'ikiraka wenda akatinya kukubwira ati ngwino umumesere, bitewe n'ukuntu ari kukureba, ukuntu wambaye wateze neza? Gutega se ko uyu mwenda nawuhawe na mukuru wanjye, ubu noneho nusaza nzaba nyambaye iki? Ubu nakwigondera amafaranga 10,000 asaguka ku y'inzu no kurya nkayabona? Naba nkiyabona? Ahubwo umuntu unyumva
umuntu Imana iri bukoreshe ambabarira nk'akazi, niyo kaba ari ako gukoropa, niyo kaba ari ako kumukorera mu majaridi, niyo kaba ari akazi kameze gute, akazi ako ari ko kose nagakora katarimo ubusambanyi, kuko bwo bwaranukiye, bwaranukiye mu buzima, ntabwo ngishaka ubusambanyi. Imana izambabarire, umuntu wese wanyumva mwumva afite impuhwe, nta kindi kindi nsabye ko uwabona akazi yakampa nkajyamo n'icyo gutunga abana, kuko ndiganyiriye, ndakomerewe, muri make mve ndakomerewe, mfite ibibazo birandenze. ubu nk'umwana wanjye wa kabiri ageze siziyemu kandi agira amanota meza, nubwo nawe mu minsi ishize bari bamuroze, ariko agira amanota meza. ubu ndiho ndibaza uburyo aramutse abonye ibisubizo byiza uburyo aziga, n'iyo ngiyo niyo nayo kugira ngo mbone ikintu cyo kumutunga, nako ya mafaranga batanga yo kurya ibihumbi sinzi 10 na bingahe, nabyo numva bizambera urugendo. rero muri Imana izabikora. Ariko gusa Imana yimpaye, yarimpaye icyo nkora nkabona ikintu cyo gukora, abana banjye bakegera ejuru, Kwishyura n'ideni. nkishyura ideni, ngakora nanjye ngahindurirwa amateka, nkumva nta kintu navuga, nayishima, nayikorera. Si ubwa mbere mbivuga, naho nicaye hose ndabivuga. ubu niswe amazina, ubu tekereza imyaka mfite, kuba wakwitwa indaya ukarongorwa n'abana bato, abana urusha imyaka bavutse ureba, nakuzanira bibiri uryame, umva Birababaje. biteye agahinda. gusa Imana izamfashe, ubu bwaho umwana wanjye amariye gukura, hari igihe nkubita nk'amaso nk'umuntu twaba twararyamanye, baba bahagararanye gutya, nkabona aramusumba, nkumva agahinda karanyishe. gusa Imana izamfashe impindurire amateka, kuko ndahangayitse cyane. Imana izabikora. Ndabizera Imana se. sha ndayizera. Byibura se wagiye ugerageza no gusengaho gakeya muri ibyo byose wagiye uhura nabyo? gusenga ndasenga, hari igihe nyine muri ino myaka nk'ibiri iriko natangiye gusenga, umwana wanjye bamuroze, nibwo nagiye gusenga, nagiye ku mugabo ngo bita Pastor Claude, cyane y'umwana wanjye yararwaye baramuroze, niho nagiye gusenga, mpita ntangira kubona ibyiza byo gusenga. ariko nyine kubera iyi si dutuye, ngo iyi si n'umubiri n'umubi ari we Satani, nibyo bidutera kudasenga no kutabona umwanya umuntu aba ari kwizungurukaho. Imana imfashije nkabona icyo gukora, najya gusenga, nakora ibishoboka byose, ntacyo ntanakora, nako gusa imbabarire akazi no gusebera mu bana bamaze gukura. Imana ikavuye disi. Imana nimpa icyo gukora, kuko si ndi umunebwe, ikintu cyose nagikora. Imana nimpa akazi, kuko niba ukoreye bibiri, nako icyatanu n'iwacu turi guhingira, icyatanu ntarimo n'ihaha, inzu ndimo nyishyura 5,000 yo mu cyaro. Nagiye mu kazu nyine k'amafuti kari aho k'5,000 kakumba na saro, ngo njye ndarana n'umukobwa wanjye muri saro, ubwo buhungu bubiri abo bahungu bakaryama, ugaca nyine dusasura nuko. Mbega ubuzima. gusa nyine n'ibyo 5 nubwo mbica amazi ngo ni bikeya, nabyo kubibona biba danje. Birumvikana. Hari Kuko umuntu ushobora kukubona kuri kamera akavuga ati si ubu nk'uyu mudamu mwiza, umudamu rwose ubona wiyambariye amaherena meza, ufite ruje à lèvres w'umusirimu, akaba nyine yakwibazaho, nk'umuntu ushobora kukwibazaho, nk'ubonye nk'ubu njye nkureba, njye ndabona uri umusirimu rwose. burya rero reka nkubwire, tuba dufite abaturanyi bafite abakobwa cyangwa abadamu bafite nk'utwo tuntu, utwikozaho ukagenda.
utwikozaho ukagenda, undi muntu utazi amakuru yawe mwakubitana nko mu nzira akabona uri umusirimu ntabe yanakwibeshyaho, cyangwa n'uwo mwaba mwarakoze ibyo bintu mbere akuzi mu buzima bw'ubushomeri, azi ko wagiye ubikoreshwa n'ubushomeri, mwakubitana no mu nzira akabona n'ubwo waba ushomye ariko akavuga ati wa muntu yarashubijwe sinaba nkimutinyutse. Niyo mpamvu rero umuntu ko biri kose atora amazi akoga, agatora agasabune k'ijana ukoga, ugafura akenda kawe wakazana ukakabika. Ubu iki gitenge nkubwiye imyaka kimaze ntiwayumva, ntago wayumva. Mukuru wawe yarakiguhaye yarakimpaye, nabanje kujya nkambara kidoze nyine, ariko imbere bakagenda bashyiramo ikintu abana Imana nigenda yagura nkahena nongeramo gato gatoya. Nababwira nti ntukate uko ngana, jya ugenda usigamo igitambaro. Ubu natoye agatege nyine ngenda nongeraho gakeya bakagira ngo ni igishyashya nambaye kandi cyagiye. Gusa nyine ni uku ndiho, ariko Imana ijya inyimana, Imana ijya itwimana ikavuga ati wa mugore ibibazo ufite cyangwa wa mugabo we reka ngushyire ahantu ngo utwikire, ntihagire umuntu utakuzi utamenya ibyawe ntabimenye. Urumva? Ubwo rero hagati aho ngaho njyewe uko mbibona ntabwo nakwiteza abantu, nta mwisi nakwiteza. Ese papa w'abana ntabwo yigeze yongera kuguhamagara? Ntabwo akenera kumenya amakuru yabo? Papa w'abana rero amakuru niyo yayamenya kuri iki gihe nta kintu abamarira, kuko afite umugore wamushoboye, nta kintu yakora atabanje kumunyuzaho. Ubwo rero ntiyamubwira iby'abana banjye n'ibibaho, kuko afite n'abandi bana Igisenyi bo ku wundi mugore. Ubundi njyewe yanshatse burya ataye undi mugore ntabizi, kuko yansanze iwacu i Cyangugu, burya iwaba havuka afite undi mugore ndetse w'isezerano. We ntabwo nawe mwasezeranye? Twagiye gusezerana ahubwo badusubiza inyuma, abasirikari batanze amakuru y'uko afite undi mugore, bamutuma igipapuro cyemeza y'uko ari ingaragu. Nyuma ntiyakijyanye, yarabanje ategereza ko bakora divorce, nibwo twagiye twasezerana. Ariko ubwo icyo gihe niho namenyeye koko ko afite undi mugore, mbimenya n'umunini wite nta kintu ngikoze. Ariko nabo kuko abo bana twarahuje turavugana, nabo nta kintu abamarira, kandi yarakize ubu byaremeye, ameze neza niko numva, ariko nta kintu ashobora kubamarira. Wazafasha abana bawe so ukabohereza aho ari? N'ubundi se kubashyira mukaso yakurerera? Ubundi ko mvunitse imyaka 11 mvunitse, uwo yasize mfite imyaka 2 ubu amaze kugira 11 nako 13, ubwo urumva ntabwo wabohereza aho, wajya ubohereza aho ari bakajya kumusaba ibikoresho by'ishuri n'ibiki byose, kuba atabihakanye. Uwo mukobwa nkubwira ngo maze iminsi yarozwe yagiye, yarozwe yagiye, y'umwana yaje ari ku mwisho wo gupfa. Ubwo rero nariye mucukizi sinshobora kuboherezayo, ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Nzarye ibyo mbonye, turya ubusa tuburyane, abana banjye bazamenye ko twaruhanye. So watubwira nimero zawe za telefone waba wifuza kuvugisha akaba yakuvugisha? 078 70 87 39. Yego, mwakoze cyane kubana natwe. Kora subscribe, share and comment. Amahoro y'Imana abane namwe. Mwari kumwe nanjye Akariza Queen kuri Big Town TV.